mu gice cyatambutse mu nkuru nambabazi naguha twari twasize Klenia na Logan bari kuganira ari kumubwira ko bo bombi ari ahahise n'ahazaza bafitanye. Ese kuko Klenia yarakomeje inkuru yacu rero n'ubundi reka tuyitangirire kwa muganga. Logan areba Klenia akamwitambika akamubwira atoya nahahise hanjye nawe habaho njye nawe duhora turubuna hazaza ibyo wakikora byose ndabizi ko nkunda kandi nanjye nuko. Klenia araseka akamubwira ati Logan uribeshya njyewe ntago ngukunda kandi even nawe ntago nkunda. Ukeneye kwibwiza ukuri, ukeneye kubwiza ukuri umutima wawe n'intekerezo zawe. Ntago Klenia gukunda kandi nawe even you don't love her. Do you know why? Logan ati kubera iki? Kubera iki se nagukunda? Iyo mpamvu ushaka kumbwira ni iyihe? Klenia ati Logan listen, iyo uza kubukunda Klenia ntago wari kubona imbaraga zijya mu rundi rukundo. Ikindi Klenia iyo aza kubakunda Logan ntiyari kubona imbaraga zikunda Hamza. So rero twe turahahise kandi ntago tuzigera tubana hazaza. Uri kubyumva se base? Noneho urabyumvise? Uri mu rukundo n'undi mukobwa already wamwambitse n'impeta, ariko se abasore mwabaye mute? Bundi abahungu mwabaye mute? Njyewe ngubu ni ikintu kiri gutuma nkwibazaho. Mfite ibintu byinshi bindi mu mutwe ndibaza. Ubundi twarahuye tumaze guhura, nibyo njye nawe dufitanye amateka. Yego warankunze kandi nanjye naragukundaga, ndetse wampaye buri kimwe cyose nari nkeneye. Wampaye urukundo undi wese atigeze ampereza. N'uyu munsi mba numva nyogokuru ngize amahirwe yo kongera kumubona namugushimira, kandi nawe yaragukundaga ndetse yaranagushimaga. Ariko ndibaza umaze guterera undi mukobwa ivi, wamwambitse impeta, arabizi ko ari engaged, umuhaye proposal ring, mu mutwe we yamaze kwiyubakamo kagiye kuba umugore wawe, urangije uhinduye intekerezo ngo nuko ubonye Klenia. Ase buretse gato ngubaze Logan, ibaze wenda urugero Jesse wenda niwe ugiye kugukora nk'ibyo uri gutekereza wumva ushaka gukora, wakiyumva gute? Ese wagira reaction iteye ite? Ese saho ngaho abantu bamwe na bimwe bahura n'ibibazo nk'ibyo bakuririza ijambo ryo kuzinuka urukundo no kumva ko urukundo rw'ukuri rutakibaho? Urifasha umuntu umushyize mu rukundo, murakundanye, aragukunza guhaye umutima we wose n'ibyiyumviro bye byose n'intekerezo ze zose. Sasa wowe warangiza ukazana imikino yo kuvuga ngo ubonye umuntu mwakundanaga kera wari warabuze, urumva wamusiga ugahita wongera ugakundana n'uwo. Ikindi ndumva mfite amatsiko yo kukubaza iki kibazo. Ese ma let's assume yuko wenda wambonye muri mu murenge, wari guhera kubwira Gitifu ati singizezeranye, wari kubivamo? Logan itekereza kabiri. Nakubwiye ngo Logan na Klenia nahahise nahazaza habo hahari. Njye nawe ntago tuzigera tuba hazaza, nta nubwo twanabana. Njye nawe ntitwabana. Genda ukunde Jesse, umukunda umukundwakazi, umuha urukundo utigeze umuha rwose, wibagirwe Klenia. Ahari wenda iyo tuza guhura uri single nakabaye nkumva, ariko njye ntago natumuhemuka. Erega nanjye ndi umuntu. Logan reka noneho nkubwire impamvu ndi kwitwara gutya.
Logan atoya uko wabitwara kose uko wabivuga kose ndabizi ku nkunda kandi nanjye nuko nkuko nabikubwiye please mbabarira wikomeza kungora no kundushya. Crane yabwira Logan akabwira ati rero ati reka nkubwire impamvu. Crane mu minsi yashize yari afite umusore bakundana witwa Hamza, Dr. Hamza, Dr. wamwitayeho akamuvura. Nyuma yaho rero umukobwa wakundanaga na Dr. Hamza araza yitambika Crane na Hamza. Amaze kwitambika urukundo rwabo bombi ako simvuge gutyo ngo ndi kuvuga abandi, ndiyo ndavuga inkuru yanjye. Birangira akoze uko ashoboye aryamana na Hamza amutera inda. Uyu munsi Hamza na Crane baratandukanye, nangwa se twaratandukanye. Uzi uburibwe ndi kunyuramo? Ese wabuze agahinda mfite? Wabuze umubabaro mfite? Ibyo rero ibiri kukubaho nanjye nabigereranya nk'ibyambayeho. Ndimo ndatekereza nkumva agahinda Jesse yagira ndamutse nongeye gukundana nawe akisanga ndi kugukunda kandi nawe uri kunkunda. Wenda njye amahirwe nagize ntago Hamza yigeze amushegera. Kisha niwe waje rwose asa n'ushatse kumudeviya ngo amukure mu murongo yari arimo. Ariko ahantu bitandukaniye kuri iyi nshuro nuko wowe nyir'ubwite wakabaye umungira kure. Njyewe wakabaye uza ngusanga mvuga ngo nari narakubuze, ahubwo ni wowe unshaka kandi already ufite girlfriend wakunze umukobwa muri kumwe. Logan nanyuze muri byinshi, nagize kubaho ntazi data na mama nubwo uyu munsi bose mbazi. Logan ati ngwiki wageze aho ngaho usumenya ababyeyi bawe? Undi ati yego. Papa wanjye yitwa Clevis, mama akitwa Deborah. Ndabazi, narababonye mbabonye nkuze. So nagize ibikomere by'uko nakuze ntazi data na mama. Mora nibaza ikintu mama yampoye anyanga. Kugeza na n'uyu munsi sindakimenya kuko ntacyo arambwira. Ariko impamvu ntarakimenya nuko ntaramuhereza amahirwe yo kugira ngo akimbwire kuko mba numva nashaka no kumubona mu maso yanjye. Ahubwo mba numva ntari natayari ko cyumva. So nagize igikomere n'ubu ngubu ngendana. Ngerekaho kubura nyogokuru wanjye wandeze. Ikubitiraho no kubura umusore nakundaga agiye ansize. Aho ngize gutya ngo ndibagiwe, ngize nyankundanye n'undi, nawe ntibyamira birampombera. Icyo nacyo ni ikindi gikomere. Noneho ugenda ureba ibikomere byose mfite, urebe imva n'imvano naho nagiye mbikura, urebe agahinda n'umubabaro mfite. Njyewe nzi uburyo guhemukirwa biryana. Ese wari uzi ko uburwayi indwara itagira umuti n'urukingo? Agahinda ni indwara utabonera umuti. Ntiwabona byibura n'umuti wanywa wakugabanyiriza ububabare. Nzi uburyo agahinda karyanamo, nzi uburyo bivuna umutima n'ubwonko. Kuba wumva ushaka ikintu ariko utabasha kukibona, kuba wumva ukunda umuntu ariko utabasha kumushikira. Ndagukunda pe sinkwanga. Reka noneho nkubwize ukuri, ubuzima bwanjye sindajyaga mbubona butarimo Logan. Sinajyaga nibona ndi kumwe n'undi mugabo utari Logan. Ariko ubu nibwo maze kumenya ko nibeshyaga. Logan ni ahahise hanjye, ntago azigera aba hazaza hanjye.
kandi mfite impamvu nyinshi. Rugana atari kibi twabiganiraho. Kirene ati hapana. Ubuhemu bwa mama wanjye nabwigiyemo byinshi. Ntabwo nshaka ko hari umuntu uzabaho ubuzima bw'ababaye yicuza yumva yanga isi n'abantu afite ibikomere kubera ikosa ritoya nakoze. Bakiri kuganira gutyo Riya ahita aza agahita abwira Kirenia akamubwira ati ariko se uzakomeza kwishimira kuba igitambo, uzakomeza kwitangira abantu ngo babeho mu byishimo wubayeho mu gahinda kugeza ryari? Kirenia ahita yindukira akamubwira ati Riya waje ryari? Riya ati naje kare cyane rwose ibyo mwaganiraga byose nabyumvise, nuko nari nanze kwivanga mu kiganiro cyanyu, ariko aho bigeze reka mbyivangemo, nari nje no kureba niba wasoje ngo dutahe. Riya arabanza akaramutsa Logan akavuga tumeze utetse inshuti yanjye. Kirenia yarikanga ati none se muraziranye? Riya ati cyane rwose, uyu ni inshuti yanjye, uyu ni wa wundi twahuriye muri supermarket ibintu bye nkabyangiza. Kirenia ati wowe kumbe ntago nari mbizi. None se iyi niyo nshuti yawe wajyaga umbwira wambwiraga yankunze? Kirenia ati Riya ati nari ndimo ndagufera abana mu buvandi. Uzi impamvu se nari ndi kubigukora? Nari maze kumenya ko wowe na Logan hari ukuntu muziranye, ari ukuntu mufitanye amateka. Nyuma yo kubimenya yaramaze kumbwira inkuru yawe nawe yose. Ndareba ndavuga kubahuza bizagorana. Numvaga nshaka gukoresha system, ahubwo ndababaye ko atari yo nkoresheje. Kirenia ati se niye wari ugiye gukoresha kandi muvandi? Ati nyine njye ndashakaga kubanza gutuma mukundana, mugakundana utamuzi, none ukazagenda ugiye guhura nawe ugasanga nyine ni Logan, nkareba uburyo ubikwepa kandi wararumwemereye. Kirenia araseka akavuga ati Riya ntago njya nkumenyera, uretse ko ngewe n'ubundi online love ntago ari ikintu cyanjye. Jye nari gukundana n'umuntu ntazi ntarabona? Kareka rwose. Ntago byari gukunda. Cyakoze nishimiye ko muziranye. Logan ati se byanyabyo koko ibintu Riya yambwiye ni ukuri? Kirenia ati se nibiki yakubwira? Njye ntago mbizi kuko ubwo nsanze muri inshuti nta kintu mbiziho. Logan ati ibyo tubyihorere, twari tukiri kuganira kuri njye nawe. Kirenia ati nanjye nawe bahari ariko nabikubwiye. Riya ati ariko se muvande, igeno nigeno, destiny is all and is everything. Niba koko Logan yarakuremewe, ibyo wakigira kose nta hantu uzabihungira uzabuwe. Ibyo kwivugisha ngo Jessing azababara, nose ubu tuvuga ngo kuva yavuka uko angana uku nguku ntarababara, nta muntu uramubabaza. Rata bro, nako shu wanjye, njyewe ndagushyigikiye, mukuru wanjye nakwemera nzamugushingira, nzamuguha wese, umva umutware. Kirenia araseka kavuga ati ariko wowe iteka uhora uri stubborn. Kwanza reka nanigendera. Kirenia ahera akakigendera. Riya asigarana na Logan. Kavuga ati none se ubundi muhuye gute? Nawe rero wihuse, wagombaga kureka nkabanza ngagukinira deal. Mukuru wanjye ndamuzi bana, umutwara wubana, niba avuze hoya ni hoya, ntajya yisubira. Ndatse gute kandi? Nyine njye ndamubonye kwihangana birananira.
Riya turi kumbaza ngo gute nyine urahubutse ubundi wowe twaremeranyijwe wagombaga gutegereza njyewe ubwanjye nkazabahuza ariko nyine ubu ngubu umutura wishe ubu ugomba kujya ubyikorera da ko ntacyo mfite nabikoraho se noneho ubu ngubu yanamvumbuye nta kintu n'iki na kimwe namubwira abantu ubu icyo nzajya mubwira cyose ni ukujya mbwira ati mbabarira winesha igihe ubwana ati none se ubu ndakora iki Krenia ndamukunda kandi ntago nitaye ku kintu icyo ari cyo cyose ntago nkeneye ikintu kinyitambika na Jesse arabizi naramubwiye na mbere hose ndabwira ati mfite uwo nkunda twagiye mu rukundo kuko twari turi kubigerageza none nagize amahirwe mbona uwo nari narabuze none se ngo nkomezanye na Jesse ntago umutima wanjye wamukunda bihagije nzi neza yuko ufite uwo ukunda ku ruhande n'ubundi umutima wanjye wakomeza kurehareha ntekereza Krenia Riya terega ndakumva kandi ndakumva bihagije ndakumva 100% ndetse ndanakumva cyane ariko se ko mukuru wanjye afunze umutwe koko niba yaguhakaniye ngenda muzi oya ye ni oya yego ye ni yego ye icyo avuze cyose abagikomeza abakomeje na cyane Rogana atangira kwitsa imitima akavuga ati subu koko mbuze byose mbuze umukobwa nkunda kweri ndakora iki twigarukire kuri Kisha aba ameze nabi ariko abaganga bari kumwitaho ubona bari gukora akana kariya abari mu buribwe bwinshi ari nakari gutaka atabaza abwira abaganga kabwira ati ndabinginze nimumfashe ndi kunyura mu buribwe bwinshi umubiri wanjye urananiwe ndi kumva neza ndi gusa nuri guhera umwuka kubera kuribwa cyane basi nimumfashe munantere inshinge zinsinziriza ndebe ko ubu bubabare bwashira Miguel aramubwira ati ihangane uraza kumera neza uburibwe uri kunyuramo ndabwumva ariko be strong komera mbaye mfite icyo nakora kuri ubwo bubabare bwawe nakabaye nagikoze kare ariko hari imiti ntemerewe kugutera ikindi kandi wirinde gukomeza winyeganyeza bitaza kugira ingaruka ku mwana utwite Miguel asa n'usohotse akajya kureba Krenia ahita aza amusanga kuko aba abibonye ko asa n'usohotse akamubwira ati none se doctor Miguel ati no jya unyita Miguel Krenia ati ariko hano ni mu kazi mba ngomba kuguha icyubahiro ugomba Jesse ameze ate undi ati mvuye kureba Kisha ariko na Jesse nawe nabanje kumwitaho none se ubundi nkubwire ibyande ndeke ibyande nkubwire ibya Jesse nkubwire ibya Kisha nkuha amakuru yande muri abo bombi uko ari babiri kumbona bose wagira ngo bafitiye amatsiko Krenia ati bombi ni inshuti zanjye banza umbwire mboneraho kujya kubareba ariko nabanje kumenya ibyo ari byo Miguel ati okay nibyo ntago ari ngombwa ko tuvuga uburyo abarwayi bameze ariko ubwo ari abantu bawe ndakubwira Kisha rero inda ye yavuye mu gitereko so birasaba yuko aguma hano kwa muganga mpaka amezi 9 arangiye nyina aryamye hano ku gaputanda kwa muganga kwinyeganyeza gatoya
egare kinda yigomba kuvamo. Nta yandi mahitamo afite uretse kuba hano kwa muganga kugeza abyaye. Hanyuma ngarutse kuri Jessie ibibazo yanyuzemo byo kugwa agakomereka akajya muri koma byagize ingaruka ku nda yaratwite. So inda ye rero yavuyemo nta kindi kintu cyabayeho, gusa nyine araza kumera neza. Nawe ari mu buribwe butamworoheye ariko she gonna be fine. Hari ayandi makuru ukeneye kumenya? Kuri natwe ya Dr. kandi urakoze cyane, ahubwo reka njye kubareba bombi. Miguel ati nta kibazo, genda ubarebe kandi take care. Kireni ati take care too. Kireni yaherako akagenda ariko agitera umugongo Miguel aherako akamuhamagara kamubwira ati Kireni ndarahindukira akamureba akitaba ati karame Dr. Miguel arabanza agacecekamo ukuntu yarangiza akamubwira ati ndagukunda. Kireni yaramwenyura mu masoni menshi agaherako akagenda aragenda akinjira aho kishari kamubwira ati sumeze ute? Aramubwira ati nta kumera neza pe, meze nabi, mu nda harandya, noneho ndinyeganyeza gato bigatangira bundi bushya. Kireni aramubwira ati nyine birumvikana ariko nyine biragoye nta kundi, gusa ndabona kukurwaza biri buze kunsaba ibintu byinshi. Basi se wanyemerera ngashaka umuntu ukurwaza, nangwa nkabwira mama wanjye akaza kukurwaza? Shati oya, wikigora, Imana nibona ndi wo gukira nzakira. N'ubundi yarantereranye, n'ubundi yarantaye, ubundi si ibi byose biri kumbaho itareba, ubundi se yihishe hehe? Iyi Mana ntireba? Reba uburibwe bwose ndi kunyuramo, ureba agahinda kose ndi kunyuramo. Iyo Mana ibihari kandi byose bireba, nibona nkwiye kubaho izandeke mbeho, ariko nibona ntabikwiriye ntabwo izigera ituma mbaho. Mfite agahinda kuzuye umutima wanjye. Ese Kireni wakiyumvisha ko byose nabikoze kubera urukundo, ariko Hamza yarantaye, ntabwo yigeze abyitaho, n'umwana wacu ntamwitayeho. Ibaze ko mbere yuko mfatwa naranamuhamagaye, ariko Hamza yigize nkaho atabyitayeho. None wowe uri kwigora, reba wowe utananze kubera ko nakwibwiye gusa. Ntuzi aho mvuka, ntuzi n'uwo ndiwe, ariko uri kumfasha. Umwana mwiza, Imana izambabarira intiza ubugingo n'ubuzima, nzakwitura. Ariko aho bigeze uyu mwana nanjye sinkimushaka, na Hamza nawe ngishaka. Ibyo nyuzemo birahagije, nta kintu n'iki na kimwe nshaka. Ubu nkeneye kuba muzima, nkeneye kongera kuba Kisha wa kera, nkongera nkiberaho uko nari mbayeho. Nari nzi ko nje nsanga umuntu nkunda kandi unkunda, ntago nari nzi ko nje nsanga umuntu utanyitayeho. Ariko ujya wibuka ko yavuye mu gihugu ari guhunga njyewe? Icyo kintu wakibaza? Basi si uri kubitekereza? Kireni yegera Kisha agatangira kumuhumuriza, akamubwira ati basi humura, witekereza kuri Hamza kandi wirakara ngo wirakarire. Kisha ati oya, sigaye numva niyanze, byose ni amakosa yanjye, mba numva ntakikunda. Kireni ati oya, wivuga gutyo, witekereza nabi gutyo. Humura, Imana iri mu ruhande rwawe kandi humura, natwe turahari.
njye nzakomeza kukuba iruhande, humura ntabwo nzigera nkujya kure, kandi rwose humura ndahari kubwawe kugeza uyu mwana utwite avutse. Kisha ati oya, ntabwo uyu mwana nyimushaka, ntawe nkeneye, ntawe nshaka. Crane ati humura, uyoborwa n'umujinya n'agahinda. Umwana wawe uzamukunda kandi azaguhoza amarira n'agahinda byose wagiye uterwa n'isi n'abantu. Ikindi ugomba gutuza, kuko ugomba kuba hano kwa muganga kugeza ubyaye, ntago mu rugo tuzasubirayo. Nzajya nshaka umuntu kwirirwaho anakurareho, igihe ndi muri off nzajya nza twirirwane. Kisha akomeza kurira, marira akaba menshi cyane ko aba yatangiye kurira kare. Akabwira Crane, akamubwira ati ndumva nakwipfira, ndumva ubuzima ntacyo bukivuze, ngeze naho kuba kwa muganga ntago bishoboka, ubu sinzongera kuva hano kugeza mbyaye. Crane ati yego. Maze kuvugana na Dr. Miguel ansobanuriye byose, arambwira ati turamutse tuvuye hano tukajya mu rugo bishobora kutagenda neza, ati kandi noneho inda yawe yahita ivamo, kandi sinshaka yuko ubura imfura yawe. Uwo mwana ntago ari wowe wenyine, ni uwawe na Hamza ndetse nanjye, n'imfura yacu twembi, ntago ari imfura yanyu mwenyine. Kisha akomeza kurira, Crane akarwana no kumuhoza, birangira asinziriye kubera agahinda. Crane yaramworosa, agahira agasohoka akajya kureba Jesse. Mu kujya kureba Jesse, agerayo agasanga Isimba arahari. Ariko atarinjira, agera ku muryango akumva Jesse ari kuganira na Isimba. Simba bari kubwira Jesse, kambwira ati ariko hari ikintu nabonye kandi ndatekereza, ari ibintu numvise ariko sinabyumvise neza, nabyumvise amahushuka ariko ntago ndishoha. Nigeze kubona umuntu hano mu bitaro umeze nka Crane, ahagararanye na Logan. Negera imbere ngo ndebe umukobwa uri kumwe na Logan, numva bari kuganira nkaho baziranye. Bike numvisemo ntago ndishoba neza, ariko uriya mu Crane yaba ari wa mu Crane twajyaga tuvuga umwe Logan yashakaga. Nkurikije n'uburyo bavuganagamo nabonye ntazi, nyine nari ntangiye kubumviriza, ngiye kubona mbona murumuna wa Crane yaraje. Mera ko ndagenda kugira ngo ataza kumbaza ngo ese ko uhagaze hano, bagasa n'ababona ko narindi kubumviriza. Jesse ati ntumbwire, Crane yanzi yaba ari Crane yatwiganye? Reka nizere ko wibeshye ibintu uri gukeka atari byo. Simba ati nanjye ndumva nsa naho ndi wrong. Crane yahita yinjira, agahera kakababwira ati ariko ndumva muri kwibaza byinshi kuri njyewe. Simba ati se watwumvaga? Ndetse cyane narindi kubumva. Atari kureka mbabwiza ukuri, nta mpamvu yo gukomeza kwihisha. None se ndihisha kubera iki? Nibyo abantu benshi bazi ko napfuye, abantu benshi bazi ko ntakiriho, hari abo duhura bakambwira ngo ntago Crane yaba asatya. Ibintu byose bigenwa n'Imana. Imana niyo itanga umugisha kugira ngo umuntu ase neza. Nibyo wabyumvise neza, ntabwo wibeshya. Ndi Crane umwe mwajyaga mureba mukamutoteza mumuhora kiwaba ari abakene. Jesse ni wa mu Crane.
umwe wangaga kubera ko Logan yamukundaga. Nanjye ntago nari nzi ko tuzongera guhura, ariko iyi si yabaye nk'umudugudu rwose, urazunguruka ukisanga uhuye n'umuntu utari uzi ko muzongera guhura. Ahantu wenda byaziye kubera urujijo nuko hajemo murumuna wanjye Liya, hakazamo papa wanjye Raoul ndetse na mama wanjye Carrie. Niho byabacangiye, ariko ukuri guhari ni njye Clenia. Ahubwo ibyo tunabyirengagiza, nimwongere kunyibazaho, umeze neza, umeze ute? Numvise kuri hano mu bitaro ndavuga reka nze nkurebe, kuko nanjye mfite umuntu nari ndwaje. Jessa tuvuze uretse kumbaza ngo meze neza, biri serious se? Reka nizere kuri gukidinga. Uri serious uri Clenia? Nose ko tuzi ko Clenia yapfuye. Clenia ati ninde wabwiye ko napfuye? Abantu benshi bazi ko napfuye. Nibyo nanjye nyuma yuko nyogokuru Mbabazi apfuye, numvaga nanjye nakigendera. Ariko ntago Imana yigeze ituma mpfa, hari impamvu yatumye mbaho, kuko iyo nza gupfa ntago nakabaye ndi uwo ndi uyu munsi. So rero ni njyewe. Inkuru yaceka tuyisubikira ahangaha. Clenia ubwe yibyemereye Jesse nayisimbi ko ari we Clenia, ntago babikuye hanze, sa makuru bahawe na rubanda, ubwe arabibibwiriye. Ese baraza kubyizera? Nyuma yo kubyizera se ni iki kizakurikira? Dr. Miguel ari gukunda Clenia, ese aba bazajya mu rukundo? Kisha mu gahinda ko kwishuza ibyo yakoze, iherezo rye ni irihe? Byose ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa na Mbabazi naguha, naho njye nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.